ari perezida ava kuri mwarimu, ari ministre ava kuri mwarimu, generale ava kuri mwarimu, ukamanuka n'umubyeyi ava kuri mwarimu. Kuba twahuriza hamwe imbaraga kugira ngo uburezi butere imbere, ariko ari uburezi bufite ireme. Ubundi uburezi bwakabaye ari uburezi bufite ireme. Ni nk'uko bavuga ngo kanaka ni umukirisitu mwiza. Ese uba uteganya ko hari umukirisitu mubi? Ubundi umukirisitu yakabaye umukirisitu nyine, akabaye umukirisitu mwiza. Kubisubiramo ni ugushimangira. Natwe uburezi bwakabaye ari uburezi bufite ireme. Ntabwo wateganya ko haba uburezi budafite ireme, ariko ni ngombwa ko abantu tubyiyibutsa kugira ngo tubizirikane. Ikindi, bagenzi banjye b'abarimu bari aha ngaha ba kaminuza, ubaye uri mwarimu wa kaminuza ku rwego rwo hasi, nta reme ry'uburezi rihari, byazakugora kugira ngo ubone abo wigisha muri kaminuza, cyangwa se byazakuvuna, kuko wazaba umeze nk'aho ugomba no gusubira mu ntabire ya bagenzi babo babanjije mu gihe batakoze ibyo bagombaga gukora. Ariko ngo na executive y'umurenge yabivuze, kandi ari nako bimeze. Ntabwo byagombye kumvikana ko umurenge wa Tumba utabyaza cyangwa se utakungukira ku mbaraga zimuri uyu murenge, yaba ari za kaminuza ziri mu karere ka Huye, harimo n'izifite amashami y'uburezi, ariko n'abarimu bataha muri cyangwa se batuye muri Tumba. Ibyo rero byagira uruhare ndetse no mu kubaka umuryango. Iyo tuvuga umuryango, twese dufite igihera ko kigaruka mu mitwe yacu. Umuntu arebye bugufi, iyo tuvuze umuryango dutekereza ababyeyi bombi n'abana Imana iba yarabahaye. Ariko twebwe muri Afurika turagura umuryango, ntugarukire gusa umugabo n'umugore n'abana, ndetse umuntu akareba n'abandi ba so wanyu, ba nyogosenge, baryara, aho bishoboka abo nabo bari mu bagize umuryango. Ariko umuntu aranagura ukagera ku baturanyi, kuko n'umuturanyi mu Rwanda, muri Afurika, agira uruhare no ku bana bo mu muryango wa bugufi. Iyo bigenze neza, umuturanyi ntabwo abona umwana ari gukora amakosa cyangwa ayoba, nabyo iyo bikorwa neza, umuturanyi usanga bagizwa mu muryango wa bugufi wita ukanagira uruhare mu burere bw'umwana. Ntabwo rero watandukanya uburere n'uburezi. Uzihe mpamvu? Dufashe ko uburezi ari ubumenyi n'ubushobozi umwana avana mu ishuri ariho hariho mwarimu, ibyigwa n'uburyo bwo kubyigisha. Uburere akura mu muryango ufitemo uruhare runini, yaba ari ugushishikariza umwana kujya mu ishuri, yaba ari ugushishikariza umwana kwitabira umukoro aba yahawe na mwarimu, ndetse n'indangagaciro umwana zizamufasha mu gihe ari mu ishuri azivoma mu muryango.
kugira umurava, kugira ikinyabupfura, kumvira, kubaha, gukorera ku ntego, kugira gahunda n'ibindi, kutazarira. Ibyo ngibyo atabizanye mu gakapu azana ku ishuri byagora mwarimu. Mwarimu abaye abwira abana ngo mufate ikayi mwandike, umwana akavuga njye ndabyanze. Mwarimu yatakaza umwanya wo kwigisha inyuguti yagomba kwigisha, akabanza gutoza umwana icyo kinyabupfura no kumvira. Yumvikane ko umwana nk'uko azana ikayi, ikaramu mu bizamufasha kwiga, hagombye kwiyongera n'izo ndangagaciro yavanye mu muryango nk'ibizamworohereza kwiga, kugira ngo amenye, abone ubumenyi, anabone n'ubushobozi, ndetse binamworohereze kwa kubana na mwarimu mu ishuri. Aho ngaho rero mbanze nanzure ngira nti umuryango ni igicumbi cy'uburere. Uburere ni ifatizo ry'uburezi. Iyo nta njyana iri hagati y'ibyo, hazamo ikibazo. Ntabwo nabajije umwanya mwampaye, ubwo nihagera murambwira. Ikigenda kigaragara yaba ari ku isi muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko, hari ibyonnyi byinshi biri mu muryango bishobora gutuma umwana ataba mu muryango atekanye, cyangwa agaburirwa za ndangagaciro twavugaga zamufasha zikamworohereza mu kwiga, zakorohereza abarezi muri gahunda yo kwigisha, ariko banagamije uburezi bufite ireme. Ibyo mu ruzungu abarimu batari bake bakunze kugarukaho bagira bati science sans conscience c'est une ruine de l'âme. Uburezi rero niba kandi nako bimeze, ugomba kumvikana nk'aho ari uruhererekane w'ibyo umwana avoma mu muryango bigakomereza ku ishuri, bityo akazaba afite ubumenyi, ariko afite n'umutimanama. Ibyo biri mu muryango bishobora gutuma uburezi bufite ireme, mu gihe byumvikana ko ireme ni science ukongeraho conscience. Mpereye kuri za raporo dukunze kumva no mu itangazamakuru, mu bimenyeshamakuru, mwabonye ko uyu mwaka wa 2021 ndetse bihera muri 2020 ikibazo cy'amakimbirane n'ubushyamirane bubera mu miryango mu myaka itanu ishize byiyongereye ku kigero cya 6%. Muri 2015 byavugaga ko umugore n'umugabo babana nibura bahohoterana inshuro imwe mu mezi 3. Ariko tunibuke ko ibyo ngibyo nibiba byageze hanze. Muri 2015 bavuga ko nibura 40% y'umuryango yabajijwe iryo hohoterwa byaragaragara. Raporo y'uyu mwaka byarazamutse bigera kuri 46%. Bishatse kuvuga ko hafi 1/2 cy'imiryango, ababyeyi hagati yabo bahohoterana gute?
ihohoterwa ntabwo rigarukira gusa ku gukubita no gukomeretsa. Ubu ngubu abasesengura ibigize ihohoterwa n'ihohoterana bakunze kubona ko harimo gukubita no gukomeretsa ku mubiri, ariko hari n'uburyo bukomeretsa umutima no mu bitekerezo, ari byo kubwirana amagambo akomeretsa, atesha agaciro. Ayo ngayo igikomere ntabwo ari uruguma rugaragarira ku mubiri, ahubwo ni igikomere gituma umutima uhungabana cyangwa ugakomereka. Ariko ikindi kigaragara ni ihohoterwa rikorwa ku buryo ubuzima busa naho bwahindutse gereza, nta rwinyagamburiro, ukaba umeze nk'imbohe. Wagiye wari kumwe nande, ibyo ni ibiki urimo, nyereka telefone, mwandikira n'ibiki, kukubuza urwinyagamburiro muri byose. Iryo bibera mu muryango bigera ku mwana. Hari ubwo ababyeyi bagenda bibeshya ko bigarukira hagati yabo, bigera ku bana aho bigafata n'indi ntera tudatekereza. Umwana iyo yavuye ku ishuri afite umukoro, adatuje muri we, ibitekerezo bidatekanye, ntabwo akora umukoro, kuko ibitekerezo binyanyagiye kubera agahinda n'ubwoba by'ibibera mu muryango iwabo. Iyo ababyeyi bacecetse bakemuye ikibazo bari bafite, mu gihe bo bumva batuje bacecetse, kuko umwana ataramenyereye kubabona bacecetse, agira ngo bari gupanga ibikomeye, ko ahubwo noneho nijoro baza kwicana. Bajya kuruhuka akumva za nduru ntazihari, akagira ngo umwe mu babyeyi yishe mugenzi we. Umwana agahangayika, akarara irondo aho gusinzira, arekereje, yiteguye kumva akaruru kugira ngo atabaza. Uwo mwana yaje imbere ya mwarimu, mwarimu aba ari kwigisha umwana ubwenge buri ahandi, kuko yaraye irondo. Abanyerondo mu mbabare ntabwo ari ugutesha agaciro keza munadukorera, kubera ko umwana yaraye akanuye, ageze mu ishuri niwo mwanya abonye wo gusinzira, kuko ataraye asinziriye. Niwo mwanya aba azi ko aho ari nta kibi yenda guhura nacyo, umubiri ukamubwira ati ubu noneho wasinzira. Umwana yatangira guhunyiza, niwo mukoro tugomba kwiha twese nk'abarezi hano. Iyo ubonye umwana ari gusinzira mu ishuri ukora iki? Aho nawe ntabwo waba usubiza inkota mu gikomere, ukumva ko uburyo bwo kumufasha ari ukumucyamura, kumukubita agashyi? Ese aho ntabwo mwarimu ageraho agakoresha imvugo ihutaza umwana ngo wa mwana we, naze kuvuga wa cyana we, ariko ndizera ko twebwe nta biri iwacu, haguruka ugiye guhagarara inyuma y'abandi. Ese aho nta mwarimu wabona umwana nk'uri gusinzira, haguruka ujya imbere abandi bagukwene bituma utongera gusinzira? Tubyitwaramo gute iyo tubonye umwana uri kugaragaza imyitwarire idasanzwe? Umwana nk'uwo ntabwo aba yumva ibyo mwarimu ari kwigisha mu buryo bwihuse nk'uko bagenzi be bibabangukira. Umwana ashobora gutsindwa n'ibyoroshye, aho wamubwira ngo rimwe guteranya na rimwe ni kangahe, ashobora kukubwira ngo ni 10, kuko wanamubajije yagiye, wamukoma ute ndatiye rimwe guterana na rimwe gatanu, kuko ntabwo yari ari hafi. Ariko dushobora no kugaruka no ku barezi.
kuko abo babyeyi baba batabanye neza bashobora kuba ari n'abarezi batwigishiriza. Uri mwarimu utabanye neza n'uwo mwashakanye cyangwa ufite ibindi bibazo byihariye mu buzima busanzwe, wa munabi ya marangamutima ufite ashaririye, ese ntabwo waba ubizana mu bitabo byo kwigisha? Waba ubisiga mu rugo cyangwa ubijyana mu ishuri? kuko na mwarimu umurezi nawe utamerewe neza mu muryango we, utabanye neza n'abo babana, cyangwa ufite ubundi buzima mushaririye, nawe bishobora kumukoresha bigatuma atagera kwa ya ntego y'uburezi bufite ireme. Aho umuyobozi w'ikigo ashobora kumubwira ati iri shuri ryawe uko ryambaye ubusa, nta materiel didactique mbona, buri gihe niwe uba wakererewe, ese abana bawe ko nta suku bafite, ese abana bawe ko abandi bari ku murongo baba banyanyagiye, ubyakira gute? Ese urahari? Cyangwa nawe kubera bya bindi bikugoye bishobora kugutwara imbaraga za ngombwa, bigatuma na wa mutima wihanganira umwana. Mwarimu watwigishaga pedagogi yitabye Imana, ariko sinabura kwibutsa ibyo yatubwiraga. Ni Frere Ndayambaje Jean Damascene, mwari muzi muri uyu mujyi. Icyambere, umwana udakina aba arwaye. Nyamara kugira ngo wihanganire gukina no kwitetesha k'umwana, ugomba kuba ufite umutima utuje. Kuko mwakina k'umwana, noneho umwana uri mu ishuri ushobora kumva nkaho nawe ari kukugora, acyamura. Niki nshaka kuvuga muri ibi ngibi mu buryo bwo kugenda nanzura? Icyambere, ese mwarimu abona umwanya wo kumenya abana be yigisha kugira ngo amenye uko yitwara kuri buri mwana, aho kumubera igisitaza mu gihe umwana yaba afite n'ibindi yavanye mu muryango iwabo? Umurezi amubere umutoza, amwigisha inyuguti n'ubundi bumenyi, ariko anamubere icyomoro kugira ngo umwana amubonemo imbaraga zatuma nihanganira ibibera mu muryango. Ese ababyeyi turi hano natwe twaba tuzi ko umuryango utekanye, umuryango ushize hamwe, ese twari tuzi ko ari cyo gicumbi ndetse bikaba n'imbarutso y'uburezi bufite ireme? Ese abarezi turi hano turiyizi ku buryo uko naba mpumeka ngiye mu ishuri, naba mpumeka neza, iyo mpumeko mvuga kuba muri njyewe ntuje ntekanye, bityo bikamfasha kuzuza inshingano, tukarera turema umwana wuzuye ufite ubumenyi ariko unatekanye muri we. Nangira ngo mbe mpiniye, ibindi turaza kugenda twuzuzanya ko tugenda tuganira. Murakoze.